umeze nge niringira amaraso y'umukiza nta wundi nshaka kwinginga keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi. Iyongoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe mu byago no mu makuba ntagira ubwanzibukira nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi. Inshuti z'Imana mudukurikiye hano kuri gusengerwa n'ubundi tubahaye ikaze muri uno mwanya n'ubundi turi kumwe na mushiki wacu n'ubundi uri gutanga ubuhamya hano kuri gusengerwa amaze kuturirimba indirimbo ngo nikomeje ku rutare ahandi hose ni umusenyi nta handi wakikomeza nta handi hari amahoro mu bibazo umuntu acamo mu ntambaro umuntu acamo mu bigeragezo umuntu acamo nta handi ho kwikomeza ni kuri Yesu. Yesu niwe rutare rukomeye ibindi bijya bihinduka by'umuntu yizera birahinduka ariko Yesu we nahinduka. Imana ishimwe n'ubundi tubararikiye gukurikirana ubuhamya bwe igice cya kabiri aho yarageze aho yaramaze kubyara agiye kutugezaho ubuhamya bw'igice cya kabiri avuga ibigeragezo yahuye nabyo byatumye avuga ngo yabaye mu rugo umwaka umwe ariko bingana nk'uko yaba amaze imyaka 10 yubatse ari mu rugo. Ibigeragezo yahuye nabyo we atubwira yavuze ko bingana n'imyaka 10 ageragezwa kandi yarabihuye nabyo mu mwaka umwe. Dushimire comment nziza, dushimire inshuti zacu abaterankunga batandukanye Imana ibamugisha bari mu bihugu bitandukanye. Tubararekeye kurikira buno buhamya hari icyo bwakwigisha nkuko nanjye bwamfashije nawe niko bwagufasha cyane cyane urubyiruko bubatse abantu batandukanye abasore inkumi abamama umuntu wese ubuhamya burafasha. Nta handi yo kwikomeza ni kuri Yesu nta handi. Mushiki wacu tugiye gutangira tugusengera Imana ugeza ku batuye isi ubuhamya winjira ku gice cya kabiri. Abantu bafite amatsiko, abantu benshi batugejeho komenti, abantu benshi badusaba ko igice cya kabiri wazababwira intambara zatumye usohoka mu rugo, ibikomere wahuye nabyo byatumye uvuga ngo bingana n'imyaka 10 kandi ari umwaka umwe. Reka dusenge twinjiremo hanyuma buri muntu wese dukurikiye tuguhaye ikaze kugusengerwa kugira ngo ukurikirane ubuhamya kandi nawe utarakora subscribe uyikore. Imana igumugisha urabona mutera inkunga ivuga butumwa turi gukora comment, gukora subscribe, go sharinga n'abandi bantu uraba uri gutera inkunga ivuga butumwa.
Imana iragumugisha. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye imirimo ikomeye ukora, tugushimiye uburyo urinda umuntu, tugushimiye ibintu byinshi umuntu acamo ntabipfiremo, hakaba igihe umuntu anyerera gusa agahita apfa. Noneho hakaba n'igihe umuntu aca mu bintu byinshi birenze ubwenge bwe ariko ntabipfiremo. Umuntu agaca mu bigeragezo bikomeye bimuvuna umutima ariko ntabipfiremo. Ariko umuntu akaba yanyerera akagwa, akaba yasitara agahita apfa, akaba yanakorora agahita apfa, akaba yanarya agahita apfa. Ariko iyo ufiteho umuntu umugambi mwiza, aca mu bigeragezo, agaca mu makuba akomeye, umuntu agaca mu bizazane bikomeye bikababaza umutima. Iyo utabyemeye nk'uko Yubu yaciye mu bigeragezo bikomeye, ariko wari wabwiye shitani ngo icyo namuhaye, icyo nakwemereye n'ubugingo bwe, wari wabumwimye. Impamvu tudapfa, uduhagarara ku bugingo kugira ngo tuzatangarize abarushe n'abaremerewe, abatuye isi, kugira ngo tubatangarize imirimo ikomeye ujye udukorera mu byago no mu makuba. Ni nayo mpamvu turi gufashwa n'ubuhamya kugira ngo buri muntu wese ubukurikirana, mwami mumwubake. Ufite ibikomere, twabonye bashiki bacu abari mu bihugu byo hanze, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, batandukanye batubwira ngo ibyo bikomere natwe byatubayeho, nakomere kandi natwe twongeye guhumurizwa. Turasenye ngo n'ubundi muri mwanya wongere ufashe buri muntu wese ugiye kurikirana ubuhamya, kandi na mushiki wacu mufashe, imbaraga z'Imana zimubeho, niwo muhagurukije muri kino gihe kugira ngo ahumurize abantu, kugira ngo mwami Yesu Kristo akomeze imitima yaritenebutse. Tuguhaye ikaze Kristo, ngo baye na mushiki muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana igumugisha, tuguhaye ikaze na kare muri kano kanya, ni karibu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo mperuka twari mu gice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye, ngarutse kugira ngo twongere mvuge igice cya kabiri, kandi mbashimira abakomeje kudutera inkunga, bakomeje kutwereka ko turi kumwe kuri channel ya Ugusenga TV. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ntago biba byoroshye, ariko data ajya yitanga akaturengera. Nari ngeze, nacumbikiye aho nari ngiye kubabwira uko nahuye n'ibibazo byinshi mu rugo mu mwaka umwe n'igice namaranye n'umugabo. Nahuyemo n'ibibazo byinshi, njya nicara nkabitekereza, nkibaza ndi muntu ki, nkibaza ndi umuntu cyangwa nkumva njyewe ubwanjye sinjye byabayeho, nkumva ni ibintu birebire. Yego, nkimara kubyara navuze ko umugabo yampembye bihagije, maze amezi 3 mbyaye, amezi 3, amezi 4 nibwo natangiye urugamba rw'urugo, nibwo natangiye ishuri ry'urugo. Muri icyo gihe umwana agize amezi 4 nibwo yagiye mu kazi. Atashye ageze mu rugo nka saa 5 z'ijoro, avuye mu kazi, turasangira, tumaze gusangira turaryama. Mu gitondo abyutse agiye mu kazi, ndamubwira nti sheri, ariko ntago ndi kubona. Arangije arambwira ngo nibiki byabaye, mbona nta nabyitayeho, asiga amafaranga yo guhaha ku meza muri salo. Arangije urufunguzo arafunga, arucisha munsi y'urugi. Ndangije mbaho ngaho, urumva byari mu rukerera saa 10, saa 11, sinarebaga. Ndabyuka ndicara nibaza ibintu byambayeho biranyobera. Ndangije bigeze nko mu masaa 2, hari umuhungu watuzaniraga amata, araza arakomanga, sinabona uko njya kumufungurira kuko sinabonaga. Njyewe rero urabizi ko iyo uba mu nzu akenshi ubuzi ukuntu ibintu byose biteye mu nzu. Byageze nka saa 3, umwana nari yeranjije ndamumanura ku gitanda,
mushyira hasi, twicara hasi, ntegereza ko wenda hari umuntu. Telefone yo sinari nzi ahantu nayitaye, sinari kubona ngo ndahamagara. Ndangije umutima uza kunzamo nka saa 3 umwana atangiye kundirana, nta gikoma nari ndi kuvuga ngo wenda ndabona uko ngifata nkwe mbona icyo umwana. Ndangije ndasohoka mugendera ku gikuta, kuko umugabo yari yambwiye ko urufunguzo agiye kurushyira munsi y'urugi. Ngendera ku gikuta, ngeze muri saro yacu hari harimo umukeka, nkabakaba ngereranyije no ku muryango. Urufunguzo ndarubona, ndubonye ndafungura. Maze gufungura, inzu twari turimo yari ifite imiryango 2 ariko ari inzu imwe. Mpamagara umudamu twari twegeranye, ndamubwira nti ntago ndi kubona, nireba ngwino ndebere telefone mu nzu umpamagarire mu rugo. Ikintu cyantunguye na niyi saha kikintusha umutima nukuntu umugabo yasize ntareba akagenda ntahamagare mu rugo, kandi ahantu twari dutuye no mu rugo nta minota 10 yari irimo yo kugira ngo bangereho. Ntibyasabaga moto, ntibyasabaga imodoka. Noneho mu rugo uwo mudamu arabampamagarira, barumuna banjye baza birukanka bahageze, basanga nyine sindi kubona. Barangije bahamagara umugabo, bamuhamagaye arababwira ngo ese ngo umuntu uzana amata ngo yayazanye. Abandi bati ntago twebwe turi kumubona, n'amata ntayo turi kubona. Ubwo urumva uwo muhungu yarambuze no kuri telefone, arampamagara arambura, ahamagara umugabo ngo amubaze ko wenda naba mpari. Ntiyigeze abwira barumuna banjye, ntiyigeze agira gute. Arangije abarabakubye, abakubye hari umuhungu wari inshuti yacu mu rugo, tumufata nk'umwana mu rugo, yari afite imodoka. Baramuhamagaye bati ngwino dufashe tujyane Christina kwa muganga, ntabwo ari kubona. Nararebaga ariko hariho igihu, umuntu ukabona ndakureba ariko hariho igihu nge ntabona. Uwo muhungu yaretse akazi ke, nawe aho ari Imana imuha umugisha, kuko njya nk'umusabira. Iyo mbyibutse aka kantu, iyo nkibutse bituma numva nongeye kumukunda nkamusabira umugisha. Yaretse akazi ke araza, tujya centre de santé y'iwacu, baduha transfer tujya ku Muhima baduha transfer CHK birabananira, baduha transfer y'i Kanombe. Namaze iminsi 4 meze gutyo. Umugabo asiga amafaranga, nta kumbaza ngo wiriwe ute, nta kumbaza ngo umeze gute. Akataha nimugoroba, barumuna banjye bagateka, bagasiga bateguye ku meza, nanjye nkicara muri saro nkategereza umugabo. Umunsi wose ukira atanahamagaye ngo abaze ati bimeze gute. Icyo kintu cyanteye igikomere, ntekereza rwa rukundo yanyerekaga mbere, ntekereza ukuntu umunsi uri kwira atanahamagaye, numva ndakomeretse. Ndangije ku munsi wa 4 nibwo uwo muhungu yahamagaye umusirikare baziranye Kanombe, aramubwira ati mfite sister umeze nabi, ati kandi ibintu by'amarandevu byadutinza, ibintu nibwo bikimufata, ati nta buryo wamfasha. Aramubwira tuzamuzane ejo, nzaba nanahari, nzaba nakoze ku manywa. Uwo muhungu sambiri yarahageze, barantegura, tujya mu modoka turagenda. Tugeze i Kanombe, bancisha mu byuma, barambwira ngo ntibashobora kumbaga amaso, nta kintu babona cyayateye. Umuhungu biramucanga, noneho yanahamagara n'umugabo wanjye ati se ndibuka ko yamuhamagaye turi Kanombe, aramubwira ati nimba ufite watwerereje amafaranga tukishyura ko ngewe amafaranga nagendanye nshiranye. Aramubwira ngo nta mafaranga mfite yo gupfa ubusa. Numva n'amatwi yanjye ntabwo ari inkuru mbarirano, numva birankomerekeje, ariko nkajya mbwira Imana mu mutima, ndengera abana banjye be kuzakura babona ndi impumyi. Nkumva sindi kwakira ibintu biri kumbaho. Ndangije rero nibwo yahamagaye undi muntu baziranye, amwoherereza amafaranga.
mama mu rugo twari twamusizeyo nawe atwoherereza andi, turangije turishyura turataha. Tugeze mu rugo ntago banjyanye mu rugo iwanjye, banjyanye mu rugo kwa mama. Barangije hari umudamu twari duturanye aratubwira ati reka mbahamagarire umuntu usenga tuziranye utuye Kimironko mu Izindiro. Aramuhamagara, uwo mugabo yatubereye intwari, yafashe moto araza. Uko yansengeraga nagiye kubona mbona haje igiti imbere yanjye, haza munsi y'icyo giti hazamo umukobwa. Uwo mukobwa aza yambaye imyenda ya shokora, ijipo n'agashati byamangaze byigeze kwaduka, ndabibona ndabizi iyo myenda. Ndangije uwo mukobwa mbona ari gukubita agatoki ku kandi. Wa mugabo uko ari kunsengera, Imana imuhishurira ko ari umukobwa warunteje ubwo burwayi kugira ngo ndusohokemo arwinjiremo. Amakuru rero yansengeye nk'iminota nk'amasaha nk'atatu, ndahumuka. Maze kubona mbona abana banjye, mbona mu rugo bose numva biranejeje, mbona ukuntu ngarutse mu bumuntu, nta mbaraga z'abana b'abantu babigizemo uruhare, numva umutima wanjye urabohotse. Ariko nanone natekereza amagambo umugabo yavugaga, nkumva ikindi gikomere. Sinatinze mu rugo, naramanutse, baramperekeje ngera mu rugo. Abantu bo muri quartier twari duturanye, abo badamu twari twegeranye, barabyishimira. Umugabo bamuhamagaye, mama muhamagaye, yamusubije nabi cyane. Amusubije nabi, byari nko mu masaha 10 z'umugoroba, saa 11. Ndangije ndataha, ngeze mu rugo ndateka, ntegereza ko umugabo ataha. Yageze mu rugo nka saa 3 saa 4. Ahageze habe kumbaza ngo wakize gute, habe kumbaza. Burya ubana n'umuntu agukunda niyo waba uri mu bibazo, ukabona ko byibuza muri kumwe, biguteramo n'icyizere, ukumva ko byibuza niyo wapfa niyo waremba ariko haba umuntu muri kumwe. Icyo gihe nahise nibaza, ndavuga nti ndamutse ndwaye kwa kundi umuntu arwara akajya mu bitaro akaba yamaramo ukwezi, byagenda gute? Mpita numva ko niyo namaramo icyumweru kimwe yahita azana undi mugore atitaye ku bibazo mfite. Nahise mushyira muri karaseri, ndavuga n'uyu muntu mbana nawe nari ntaramusobanukirwa neza uwo ari we, ariko urumva yari yarozwe, yari afite ibiri kumukoresha. Ndangije njye bimbera igikomere, arataha, ndamwishimira, ndamuhobera, ariko mbona nta santima zo kumvugisha afite. Araceceka pe, araceceka, n'ibiryo ntiyabiriye uwo munsi. Ibyo bintu byose Chris byakubayeho kandi uri mu kabyebyeyi. Nukuvuga ngo umwana yari agize amezi 4. Ubu buhumyi bwagufashe, umwana agize amezi 4. Yego, nukuvuga ngo yari amaze ubwe, yari amaze kubona ko atishimiye ko nakize. Kuko muri iyo minsi 4 n'ubundi ntabwo yabaga yishimiye, donc nge nabonaga ko abyishimiye kuba ntareba. Kuko yatahaga afite umujinya, namuvugisha ntansubize, tugasangira ntabona. Mbese mu minsi 4 narababaye, ndongera ndababara, nicuza icyatumye mwemerera kubana nawe, nicuza icyatumye mbona urukundo yanyeretse rw'inyuma. Murabyibuka mu gice cya mbere, numva nibajije ibintu byinshi kuri we. Aho mariye gukira, yimutse muri kampani yakoreragamo icyo gihe, ajya mu yindi kampani. Ageze muri iyo kampani rero, nubwo ibyo byose byari bitangiye gutyo, twari abadive n'ubundi tujya guterana bisanzwe, ariko nta yandi materaniro. Nyuma rero yinjiye muri iyo kampani yindi, niho rero noneho nakarangitse neza, navuga ko ari ukunkaranga neza. Nukuvuga ngo yabyukaga saa 10, abakarasi bajya kurangura Nyabugogo,
baramuhamagaraga, amaze kuhafatisha, amaze kuhamenyera nk'amezi nk'abiri, akageza akambwira ngo abasaza barimo bakuze ngo bamubwiye ngo ntago kiriya kibisi ushobora kugitwara utanyweye agatabi, ntushobora kugitwara utagize akantu usomaho. Noneho yaza akabimbwira nkamubwira ariko sheri urabona utagiye kugendera mu kigare, kuko nge numvaga ukuntu nari naramubonye ari umuntu ukora umurimo w'Imana, wabaye mu nzu y'Imana, uzi neza Imana, nkagerageza kumukebura kugira ngo niba nabimubwira ntabyiteho cyane. Rimwe rero nza kumesa ishati ye y'uniform y'akazi, mbonamo ubuvungukira bw'itabi bwavungukiyemo. Nihumurije numva ni oderi y'itabi, ndavuga ese uyu mugabo asigaye anywa itabi? Mu by'ukuri hari ukuntu abantu barema ibintu cyangwa bakavuga ibintu, umugabo ukumva ari kuvuga ngo umugore niwe wanteye kujya mu biyobyabwenge, ukumva umugabo aravuga turiya mugore nazanye yambereye icyasha, niwe watumye njya muri drogue. Na n'iyi saha najyaga mubwira nti wowe ntabwo wishwe nanjye, wishwe n'ikigare wagendeyemo. Buriya abantu mukunda kugira ibigare mujye mugira amakenga, mugire ibyo muvuga muri ibyo bigare, ariko mugire naho mugarukira. Ibigare ntabwo ari byiza, kugendera mu bitsiko by'abantu benshi ntabwo ari byiza, kuko abantu dutekereza bitandukanye, abantu dufite imico itandukanye cyane. Yari abantu badakijijwe aba ariko mbivuga cyangwa batarabizera, babasha cyane kukunesha iyo udafite imbaraga z'umutima, iyo udahagaze mu ijambo neza rya nyiri ijambo, babasha kukunesha ukisanga muri byangeso mbi. Rero nyuma naje kuvuga nti se Mana, uyu muntu asigaye arinywa. Noneho ngiye kubona mbona aguze ipaki ya ishashi ya Orbit, aka kantu kose kabamo za Orbit, agashira mu cyumba. Buri munsi yajyanagaho utuntu tubiri, yataha agataha rya shikarete, yajya mu kazi mu gitondo akagenda ari guhekenya shikarete. None ngezo nkajya mubwira ko izi shikarete ubuhekenya ntizizagutera igifu, ariko urumva yari afite ibya nkinga nge ntaramenya, ntarasobanukirwa. Rero uwo mudamu twari twegeranye nawe Imana ijye mumpera umugisha, namuboneyeho imbuto nziza. Ni umudivantiste ariko namuboneyeho imbuto nziza. Twajyaga dufata imunsi ngo turi gusengera ingo zacu, uyu munsi akaza tugasengera mu nzu yanjye, ejo tugasengera mu nzu ye, twamara iminota 10, twamara iminota 30, tukaririmba, tugasenga, tukumva kandi ko Imana itwumvise. Burya ngo nta sengesho ry'umunyagara imbere y'Imana. Nyuma rero ngiye kubona noneho mbona atahanye igicupa cya ngufu, ibicupa by'ibibundi bya warage, mbona aragitahanye harimo hasigayemo gake. Ndamubwiye se sheri usigaye unywa bino bintu? Ati se sinabikubwiye ko bambwiye ngo bira bintu bira bisi ntiwabitwara utakanyweye. Ndamubwire sheri uhereye kuri ibi bintu gutya binakomeye gutya urabona bitazakwica? Umunsi ku munsi yarayongaga akananuka. Nge rero nkavuge se bazavuga ko uyu mugabo ntamwitaho, nkahora mfite icyo kibazo mvuga n'uyu muntu bazavuga ko afite umugore mubi, nkumva ndahora nibaza ku buzima yinjiyemo. Nyuma rero nibwo byagezaho noneho kubera cya kigare yagendeyemo, mbere atarakijyamo ataranywa ibyo bintu byabo, yajyaga ambwira ngo baba bambwira ngo nta mpamvu yo kwereka konti umugore, ngo nta mpamvu yo kwereka amafaranga watahanye umugore, ngo nta mpamvu yo guhora mu ntobo rimwe nk'igipesu. Ngewe rero nkumva sindi kubisobanukirwa, kwa kwibera mu butesi no kutamenya ibintu byinshi byo kwinjira mu buzima, nkumva nyine sinzi byari byo simbiha agaciro. Ariko ubuzima yagiye anjyanamo nibwo bwanteye kugenda nsubiza ubwenge inyuma, ntekereza ibintu byose yambwiraga. Ndangije rero nyuma
nibwo yaje kubyinjiramo gutyo nkamugana, ariko abo bantu ntabwo ari beza, nubwo bari kukujyana muri ibyo bintu ariko si beza. Kuko nimba bari kukubwira guhisha, ntingewe rwose sinanagiye mu buzima bwawe, ni kukubwira kumpisha nta kintu byantwara, ntipfa kuba wansigiye amafaranga yo guhaha. Kuko numvaga mu buzima naciyemo ntarabana nawe, ntaranabyara uriya mwana, nakoreye amafaranga araza ukayafata mu ntoki akagenda uyareba. Nababwiye ko nashatse amafaranga, nize gukora amafaranga mfite imyaka 12. Imana impaye umwuga wo gusuka, ntabyize mu ishuri, ntawe ubinyigishije, nkagenda nkareba aho basuka, nkaza nkabyigira kuri wa mwana wacu wa bucura watwawe n'amazi. Ndangije rero nkorera amafaranga ndayabona, ngira n'umugisha, nkundwa n'umumetisi wakoreshaga ibintu by'amaruhurura mu Rwanda, ari umuntu mundangiye, nkajya njya kumukorera, nkamukorera amasuku ariko naniga. Akampemba, icyo gihe yampembaga hafi 50,000 ku kwezi. Amafaranga ndayakorera, urumva nari nkiri n'umwana, amafaranga nayo narayashatse, narayabonye, ngeze ubwo naje gucururiza hariya mu mujyi, nkajya ndangura bodaboda zino z'icyaduka za Tuvugane, zino nini zabanje kwaduka, ndi mu bantu bazicuruje buriya mu mujyi. Nakoreye amafaranga hahandi njyewe bazambutsaga ku mupaka i Bugande, nkazifata nkaza nkamena mu mujyi mu gitondo, nkirirwa nzicuruza, nimugoroba nkafata indi Jaguar nkagenda. Rero nashatse amafaranga kuko nawe dukundana, uwo mugabo twabanye nayo dukundana, naramubwiye nti Christina ntabwo uzigera unyumva ngusaba igitenge, ntabwo uzigera unyumva nkubwira ngo urukweto ndarushaka. Wowe umutima wawe ntuzajya wumva ko ukwiriye kwambika umugore wawe, ujye ubikora rwose, ariko ntabwo uzigera wumva nkubwira ngo wampaye. Ni kuko narihaye, ari umwenda mwiza narawambaye, ari amafaranga narayafashe, ari business narakoze, nzi ukuntu umuntu akora agahomba bikagenda, nzi ukuntu umuntu akora akunguka akiteza imbere. Urumva nari nkiri umwana mfite mu myaka 16 17 gutyo, nakoreye amafaranga. Rero nkamubwira nti ngiyewe rwose ntuzigere, icyo uzampa nicyo nzafata. Ariko kubera ukuntu nicecekeraga, nkatuza, nkumva ko ibintu byose ngomba kubyakira, noneho nkagenda kuri rya jambo abanyarwanda bavuga ngo umugore nugira ibanga ry'urugo, nkavuga nti nimbibwira mu buzima ndimo aranyaha avuge ko ntangiye kunanira umugabo. Nkavuga nti ndagumiza nsenga Imana wenda izamuhindura. Ngenda, ariko burya iyo ari ishuri ry'Imana, niyo wasenga, niyo wagira gutari ishuri ry'Imana, urinyuramo ikarikurindiramo, ugakomerekeramo, ukababara, ukageza ku munsi wumva urupfu rwawe rugeze, ariko Imana ikarukurindiramo. Christina wicaye aha ntago nari nzi ko nakongera kuba umuntu, ntago nari nzi ko nakongera kuba umuntu uhagaze mu bantu akavuga Imana. Nyuma rero nibwo muri ibyo bihe yaje kugenda, noneho akajya azinywa yeruye, ariko akaba ari wa muntu udashobora kubyerekana mu bantu duturanye. Kuko muri icyo gihe aho twari dutuye cyari igipangu cy'abadivantiste, no hirya twegeranye ari abadivantiste. Ku munsi wo kwisabato twese abagore twese twasokeraga rimwe n'umugabo, ukabona ni ibintu byiza, ukabona amazu 3 yose ateranira ahantu hamwe, twese dusohotsemo twirukanka tugiye gusenga, ukabona ni ibintu byiza. Kuko mu buzima nabayemo iteka ryose numvaga mfite kugendana n'umugabo mugiye gusenga, nkumva ni ibintu byiza bitabaho, nkumva niwe mugisha wa mbere ku isi, kujyana n'umugabo mugiye gusenga, mukicara mu rusengero mugasenga mugataha, nkumva nibyo bintu byiza bya mbere bibaho. Ngeze muri abo bene data rero numvaga ko nsubijwe, nkumva tuzajya dukora igiterane, kuko twari dutuye ahantu hanini, nkumva tuzajya duhamagarana uko ari imiryango 3, tugahura tugasenga n'abagabo tukabasenga. Ariko uko nabyibwiraga siko byambereye. Nuko nyuma
atangiye nkajya mutegurira imyenda yo kujya gusenga mu gitondo, nkabyuka nkitegura, nkategura umwana, nkamubwira shiri tujye gusenga, akambwira ngo arananiwe, atangira kubireka gutyo. Uko agenda acogora mu kujya gusenga niko yagiye yinjira mu bindi. Nyuma rero nibwo yaje gutangira kujya ambwira ngo nta mafaranga yatahanye, akambwira ngo reka agere ku kazi ngo ari buyanyoherereze. Mu by'ukuri muri icyo gihe nari ndimo yampaga 2,000 byo guhaha. Nkibana nawe bwa mbere na mbere yampaga 2,000 byo guhaha, naho mbyariye n'ubundi arakomeza ampa bya 2, ariko nkumva nta kintu bintwaye, nkavuga nti buriya nta mafaranga yabonye, buriya. Ariko burya abagabo bagira ubwenge bwinshi cyane. Yabonaga nta kintu bintwaye kuko nge numvaga nshaka kubaka, nkumva imico ye ngomba kuyakira. Nkavuga ntuko biri kose njya numva bavuga ngo abagabo barahinduka, ntuyu wanjye nawe ari kugenda ahinduka, ariko nkasaba Imana ngo izamfashe ntazajye mu bindi birenze. Ubwo rero yajyaga nsigira 2,000, atangira kumbwira ko nta mafaranga yatahanye, yabonye 2,000 byo gutega moto ataha. Ibyo ndabyakira, nkezaho ndavuga ese uyu mugabo ukwezi kw'inzu kwashira akambwira ngo agiye gusaba ngo credit ku kazi, akambwira ngo agiye kuguza amafaranga ku kazi yo kwishyura inzu. Ntangira kujya mubaza ntaye kusishiri kuzinduka mu gitondo ugenda ugataha saa 5 z'ijoro saa 4, gutumbwira ngo kwezi kwashize ntubone n'amafaranga y'inzu. Ngewe muri nge nkavuga nti buriya wenda afite uburyo cy'amafaranga yabika, ntabwo ashaka kubingaragariza, buriya arashaka wenda kuzagura nk'inzu cyangwa se arateganya kubaka. Nkumva nyine nge nizo plan ngiyemo, ariko we muri we siko byari bimeze. Nyuma nza kubona ubuzima bugiye buhinduka, aratangiye akambwira ngo nta mafaranga afite. Noneho muri bya 2 yansigiraga, namanukaga Kimisagara nkahaha inusu y'umuceri twarayiryaga ikaduhaza, nkahaha minusu y'umuceri, nkaha abadamu murabizi, nkagenda nkahaha bya bintu bya make mu isoko mu gitondo biba bihari byazanywe n'abaturage batandukanye. Noneho muri bya 2 bihahishije ejo yanda nsigiye nkabikaho nka 500 cyangwa 1,000, nakibika ejo atansigira amafaranga, isabuni ikaba yanshiranye, omo yo kumesera umwana ikaba yanshiranye, nyine twa tuntu two mu rugo tudashira, nkaba nkoze kuri twa tundi nabitse. Nyuma yaje igihe cyaje gucaho, noneho asigarana ipantaro imwe. Ntago mubeshyera kuko n'abantu bari bahari icyo gihe ari bo famiye ye, nuko batabivuga, ariko ibyo bintu ni ibintu byambayeho. Ntago ndi gushaka kumusebya, nanabyumva ntazabyumve nabi, ariko ndi kuvuga amateka y'ibikomere nagize kuko ndashaka gukira umutima wanjye. Ntabwo ari ukumusebya, ntago kuko n'amazina ye rwose ntago nyavuga, kuko igihe kimwe yambereye umumaro, ikindi gihe ntabwo yagiye kubera ko anyanga, yatwawe n'ibindi bintu bimuraruye, hagenda hakubitiramo n'amarozi, birangira urugo rwacu rushenywe. Ntago urugo rwacu rwashenywe nuko twebwe tubishaka, rwashenywe n'abadayimoni, ntabwo ari twebwe ubwacu twabishakaga, kuko isaha imwe yabaga ari umuntu muzima, indi saha bikaba byapfuye, akaba yahindutse. Uyu munsi twaba twasetse, ejo agataha ameze nk'intare. Ngeze aho nkajya mfata moto nkajya gusengera kwa wa mugabo wansengeye, nkahumuka. Iyo nategaga abandi bashoferi barabimubwiraga, kuko nari mfite umugabo, n'ubu navuga ko mufite kuko mfite umwana we ukiri muto. Ni ukuvuga ngo ahantu hose
yari wa mugabo wankundaga ku buryo twajyaga no gusenga akagenda ntwaje ishakoshi. Yampaye urukundo ngeze aho mbona ko nshobora kuba ndi muri paradizo y'iyi si imwe Yesu avuga ngo urugo ni paradizo ntoya. Yari wa muntu untwaza umwana agatwara n'isakoshi yanjye, tugendana abantu bakajya bamubwira ati ariko umugore wawe ntiyakuruze, akababwira ati njyewe umugore wanjye ndamukunda, kuko ibintu yankoreraga na n'iyi saha iyo mbikuriye mpita nibaza nimba ari we cyangwa atari we. Twageze mu buzima ipantaro zimushiraho akora, njye nirirwa mu rugo, yageze aho njyewe musaba ko najya gukora nkajya mu masaro cyangwa se nkajya mpamagara abantu najyaga nsuka bakajya baza nkabasuka, arabyanga, arambwira ngo nugusebya umugore w'umushoferi, nugusebya umugore w'umumotari, ati nitwe bantu dukorera amafaranga abantu bose barabizi, ati ubwo rero waba ugiye kunsebya, aticara hano, kuko urumva ibihumbi 2 yansigiraga nta na rimwe nigeraga mwereka ko ari bikeya. Icyo yapfaga yaratahaga akasanga natetse kandi nahinduye ibiryo. Noneho buriya kuba uri umugore uzi guteka cyangwa se gufata umugabo neza ntibyakubuza kurusenya. Umugabo wanjye nawe ari hano, n'abantu baramubwagatijera tutarakubona uje mu kazi usa nabi, ko tutarakubona ufite ibindi bintu byinshi umugore wawe ko tubibona ko agukunda, ni iki gitumye usenya urugo rwawe? Akababwira ngo ntacyo. N'abagerageje kumwicaza, n'abagerageje kumuhanura, yarababwiraga ati mama Christian nta kibazo dufitanye. Wese gusigarana akabazo gatoya, wenda gusigarana ipantaro imwe ni ubusazi bw'ipantaro, ni baba daimoni bamuteraga kugira ngo wenda abantu badukurikiye gusenga rwa babashe gusobanukirwa. Ni ubusazi bw'ipantaro, ni ukuzigurisha bitewe na bya biyobyabwenge yinjiyemo bikamwangiriza ubuzima. Aho naringiye kugasobanura urakoze. Muri icyo gihe cyo gusigarana ipantaro imwe nayihozaga ku mutayeri, yari ipantaro imwe y'ijingsi, izindi ari itise yajyanaga gusenga, aratangira akajya azisimburanya, itise ni jingsi, itise ni jingsi. Noneho njyewe urabona kuna abagabo bakora mu mifuka, urumva akazi yakoraga byasabaga ko amafaranga bayibikira ntibayaha bakumva yeri. Rero uko yakoraga mu mifuka bwarazaga najya kwimesa mu gitondo nkasanga yacitse, yacika nkajya ku mutayeri. Ngeze aho ndavuga ariko ko bajya bavuga ngo abagore b'abashoferi baba bafite amafaranga, uyu mugabo wanjye iyi pantaro ye mpoza ku mutayeri, uriya mutayeri ntanjya nseka. Ndatangira njyewe ubwanjye ndicara ntekereza uburyo ki najya mbona amafaranga yo kumugurira umwenda, atari uko mfite amafaranga menshi, ni ukuri nta n'amafaranga nari mfite icyo gihe. Nyuma nibwo nicaye ntekereza ako kantu, ndangije ndavuga ariko uyu mugabo kwansigira 2,000 rimwe na rimwe akaza ambwira ngo nta mafaranga yabonye, ubundi ukwezi kwarangira akambwira ngo agiye kwaka credit ku kazi, koko uyu mugabo ntahembwa. None se nimba abona aka kazi nta kintu kamumariye kuki atagahindura? Nza kumwicaza ndamuganiriza. Buri umuntu wamaze kwangirika mu bwonko, iyo umubwije ukuri teka ryose aba yumva ko winjiye mu buzima bwe. Atangira kujya ambwira nabi, ndangije yajya ataha yaryamye, nkabyuka nkareba muri portemoni ye mu pantaro yari yambaye, nkasangamo inoti za 200, nkasangamo iz'igihumbi, iza 500. Noneho bwa mbere narayabaze, umutima wanjye ndawakiriza, ndabubwira ntituza, ndashaka kumenya amafaranga akorera ahantu ayashyira. Narayabaze icyo gihe nsangamo 45,000. Ndangije sinakoraho n'igihumbi, ndatuzanya asubizamo uko nayasanze. Noneho mu gitondo ishati yazaga yambaye yashyiragamo 4,000. 2 byo gutega moto,
n'ibihumbi 2 byo kunsigira. Mu gitondo yakwambara akambwira ati sheri rwose ati jya wihangana ati dore nayangaye ejo konvayeri yanjugunya ati mfite konvayeri arimo arandya ati ejo nzamuhindura. Njyewe nkahora nibaza ko ari bya bibazo by'abashoferi mu muhanda. Urumva sinarindi ncakura sinarinzi ngo bimeze bite. Urumva n'uwo mutima nama naje kugira nyuma nawo wangiriye akamaro muri icyo gihe narindimo. Ndangije nsanzemo 45,000 bukeye ndongera nsangamo ibihumbi hafi 37 mbonamo borudero ya mafaranga yarayemo n'injoro 45. Ndavuga ntibyanga bikunda ashobore kuba afite akantu ashaka kuzakora adashaka kumbwira. Ndatuza pe ndatuza. Ukwezi kundi gushize turwaza umwana mbona ataye umutwe abura amafaranga ahamagara abantu ngo bamugure. Icyo gihe turwaza umwana byanteye gutekereza ndavuga nti za borudero nabonaga iz'amafaranga aba yaverishije nayo kumaza iki. Nimba tugira ikibazo cy'inzu ntaboneke twarwaza umwana ntabona amafaranga, ikibazo kirimo hano hagati ni iki? Byanteye kubitekereza cyane. Ndamwicaza ndamubwira se gute ukora ukaba turi kubura n'amafaranga yo kujyana umwana kwa muganga. Numva ndabyibajije ariko bya bindi by'abagabo bihagararaho yanga kunsubiza. Ubundi ikera sinarinzi no kuvuga. Iyo nakubazaga ugaceceka rwose narakwihoreraga. Nkumva nyine kubwo bitandeba nkahita nanabikura mu mutwe nkiha amahoro. Ndangije rero nyuma nibwo nabonye atashatse kunsubiza ndaceceka ndamwihorera. Ndangije ndavuga nti n'ubundi ibintu ndi gucecekamo ntago sinzi igihe bizarangirira. Uyu muntu utari kunyereka byibuza ngo ambwira ati mfite plan iyi niyi yo kuva mu bukode cyangwa iki niki, ese mfite plan yo kugira ngo tujye mu rukiko, mfite plan yo kugira ngo wenda nzagushingira ibintu byo gukora, ntambwire tukaba tubana nta mushinga we n'umwe ambwira. Nagerageza no kumuganiriza akambwira ngo ndi kwinjira mu buzima bwe. Numva ntangiye kwisubiramo. Ndangije ya pantaro niyo yankanguye. Ndebye amafaranga atahana, ndebye uko angana n'ibiki byose ntangira kujya nkuramo 1,000 uyu munsi bitewe n'amafaranga nsanzemo. Nkasibira ejo n'ejo bundi cyangwa nkasibira ejo gusa nkakuramo 500. Nza gufata nimero z'umuhungu wacuruzaga amapantaro. Aba batembera mu muhanda bari bakemewe. Mfata nimero y'umuhungu umwe ndamubwira nizajya ngwiza amafaranga nzajya nguhamagara unzanira ipantaro. Nazajya kugwiza 5,000 6 7 nkamuhamagara. Akanzanira ipantaro nkayipima ku pantaro ye nkamubwira ntiri bumukwire. Umugabo yarazaga nkamubwira nijeri ntagugura ipantaro. Akayambara akireba mu gitondo akabyuka yikubitamo akirukanka. Habe kumbaza ngo wayiguza amafaranga ukuye ko yirirwa wicaye hano, habe kumbaza ngo amafaranga ugura bino bintu uyakura hehe. Ipantaro zaje kugera nko mu pantaro nk'umunani cyangwa 7. Ngeze ubwo njyana Kimisagara mushakiramo sandari z'uruhu nzigura 15,000 ngira ngo byibuza n'ibirenge bye bijye biruhuka. Ajya simburanya inkweto zifunze kuko numvaga nyine ngomba kwita ku mugabo wanjye n'ubundi nkavuga nti n'ubundi n'umugabo wanjye. Niyambara nabi ni nge uzaseba. Nkagendera kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo umugabo wanjye atazasa nabi kandi nirirwa nicaye mu rugo nsa neza angaburira wagasa nabi mu muhanda. Nkumva ndashaka kurwanya iryo shyaka. Ndangije rero nyuma nibwo byageze igihe atangira kujya mpamagara akambwira ngo ariko ngo nta mafaranga ngo nasize ngo muri ya pantaro nari nambaye ngo ko mbona nyabuze. Nkamubwire se sheri ko wambwiye mu gitondo ngo ufite 2,000 byonyine akaba ari byo wansigiye, andi yavuye he uri kumbaza? Noneho ntangira kubona ko ari ubucakura amfiteho ngewe ntaramenya. Ndangije urumva ko yatangiye kugenzura nawe.
ngo arebe ko amafaranga yinjiza mu rugo arebe koko kuyasohotsa yabura nawe ubwo urumva yarabigenzuye haciyeho nk'igihe nk'amezi nk'atanu cyangwa ane gutyo nibwo yaje guhamagara mama ariko ubwo mbere atarahamagara mama nagiye kumesa ipantaro ye yiriwe mu rugo ndangije nkuramo portemoni nkuramo ibintu byose yatahanye mbishira ku gataburete kari imbere y'uburiri ndangije mbona hatakaye yarambwiye ngo nifate amafaranga yo guha muri portemoni na ya pantaro nyine ngiye kuyimesa ndangije mbonamo agafoto k'umudamu ndamubaze sheri uyu muntu nuwaye ko muri bashiki bawe nzi mu bantu biwanyu nzi ko uyu muntu ntamuzi ngo ubwo nguraje ngo dore kumbuza amahoro ngo iyo niriwe hano ngo ntubura ibyumbaze ndamubwira uye sobanura nterega mba ngomba kugusobanuza ni kandi unsobanuriye bimfasha gutuza mu mutima yabigize intambara mbona ko abigize ibintu birebire ndangije ubwo mbona ntashatse kunsobanurira ndacicika ndatuza ndamwihorera maze kumwihorera ndavuga nti uyu muntu udashaka kunsobanurira sinzi finali yiwe nyuma nibwo nagiye kwihahira nditekera ndamwihorera ariko bigeze ninjoro ndamubwiye sheri wanze kunsobanurira ibyiriya foto arambwira ati ariko ifoto yaguteye ikihe kibazo ati ifoto nayitoye muri bisi ndangije kuyitora muri bisi nyishyira muri portemoni yanjye ndamubwira sheri gute ushobora gufata umwanya ugatekereza ku ifoto utoraguye ugafata umwanya wo gukuramo ikofi ugafata umwanya wo gutekereza kuyishyira muri portemoni yawe uyu muntu mutaziranye ariyo watoraguye iyo nza ko nayisanze mu mufuka w'ishati nari kubyumva nkuko watoragura akantu kagashyira mu mufuka w'ishati ukabyibagirwa uvuga uti wenda umuntu ataza kugaruka akavuga ati natayemo akantu hano ntugashyize mu mufuka usanzwe nabyumva ariko gufata igihe ugashyira muri portemoni inyamaza harimo akantu sinabimubwira gutyo mwereka ko bitanambabaje ndaceceka ndatuza ariko muri nge numva ndababaye bya bindi bavuga ngo umugore ntakereka amarira umugabo kuko ngo iyo yamweretse akenshi hari igihe ibyaba akora aba ashaka kukubabaza ndangije ndatuza ndamwihorera bukeye abona ya foto yabaye ikibazo arayifata arayishanyura ayicamo ubupande bwinshi ayishyira hahandi n'ubundi nayirambitse imbere y'agataburete k'igitanda ndangije nanjye ya foto ndayifata mfata papiye kora ndayiteranya neza ndakabika kuko byahise binyereka ko hashobora kuba harimo akantu ngewe ntazi ndakabika ndituriza 2 na 3 twaba turyamye saa 10 baba karasi bakamuhamagara bati sheri uri hehe kutaje ko tugeza ku muhanda twakubuze mbanza kubifata nk'ibisanzwe nkajya ngira ngo wenda nyine ni bya bindi by'abakarasi nkanjye utuye muri Nyamirambo ndabizi neza umuntu ashobora gusanga uri kumwe n'umugore wawe ati sheri wanjye atari koko twaburanye ibyo rero nari nsanzwe mbizi nzi ko ari ibintu bibaho mu buzima ushobora kwita umuntu wawe sheri wawe ariko akaba ari ibintu biri ku munwa 2 na 3 ubwe atangira kujya hamagara abantu turyamye bakaganira umwanya munini ndagije nkamubari ko sheri ndi umugore wawe ndi umukozi muri uru rugo ndigiki Prince mubaza bya bintu we ntabyumve ahubwo akumva ko nshaka kwinjira mu buzima bwe nkamubwira ariko ibi nibi urambangamira nimba abo bantu mufitanye gahunda uba wavuye hano amasaha menshi ujye ugenda mu birangizanye iyo ngiyo ariko utahe nanjye umpa agaciro ibyo bintu nkabona ntabyumva ndangije rimwe aza guhamagarwa n'umudamu ari nawe byabaye finali y'urugo rwanjye aramuhamagara baganira umwanya munini cyane byari mu rukerera bavugana amagambo menshi yankomerekeje umutima ariko ndirira mu mutima sinjye warose saa 12 zigera ndabyuka mu viruhandi
ndangije ndatuza ndabyakira ndamwihorera we rwose nta bya bindi ngo abagore ngo uravuga buryo uvuga batarabona ubu gifite ibyo uvuga ariko hari ibyo ubona ukabona nuvuga n'ubundi uragosorera mu rucaca ukabona nuvuga uraba umusazi ukabona nuvuga urakubitwa ukabona nuvuga kubera iki uziza umunwa wawe kuko njye ibyo namubazaga ntiyabinsobanuraga naje gutekereza ko noneho nshobora kuzamubaza akaba yahaguruka akaba yananika icyo kintu cyarankomerekeje ndaceceka ndatuza ndamwihorera ndabyuka nkora ibyo nakagombye gukora iyo yabaga yiriwe mu rugo mu gitondo narabyukaga nkateka nkasonga nk'ubwo bugari kuko yarabukundaga nanjye mbukunda nkavuga umugabo aba amaze iminsi atarya mu rugo aza akarya nijoro yaba yiriwe mu rugo nkumva nanjye niwo mwanya mufiteho nkumva ndashaka kumuha keya nkumva ndashaka kumukunda nkumva ndashaka kumwitaho mu gitondo narabyukaga nkateka tukarya saa sita nahitaga nshyiraho ibya saa sita tukarya saa 9 wumve ngo ku munsi twaryaga nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye kuko numvaga nyine ari wo mwanya mfite wo kumwitaho nkamwondora nuko ndangije mbona ntashatse kubimbwira ndatuza ndamwihorera uwo mudamu numva ndabyakiriye mpita numva nageragezaga buryo ki bwose ikintu cyose akoze mpita nihamwe amahoro nkacyakira nkatuza ariko umutima wanjye ugasigara ubabaye nyuma rero nibwo uwo mudamu baje kujya bavugana ageze ubwo ambwira ngo ni inshuti y'umuryango ngo ni umuntu umugira inama ariko nkumva simbishyira amakenga baba karasi rero bamuhamagaraga n'ibiki byose bigeza aho nza kumubwira nti noneho ibi bintu ndumva mbirambiwe gutumbwira ngo amafaranga ntukora uhera le premier jusqu'au 30 ukora nta mafaranga yinjira muri uru rugo aba bagore mwirirwa muvugana n'ibiki byose ni ukuvuga ngo nibuyaha rero ngewe mbabarira noneho ngeze aho ngusaba imbabazi mpa purani z'uru rugo rwawe aba arizo ngende nageze ubwo mubwira nti mpa purani y'uru rugo rwawe menye uko ndugendamo menye uko ndubamo nti kuko aho bigeze ndabona meze nk'umukozi mu rugo kuko nimba umugabo adashobora kukubwira ngo dukore iki tuganire donc ukabona nta mwanya gufitiye waba we washatse ko muganira ukabona nta mwanya guhaye birababaza nabyo birababaza biri mu bintu bibabaza kuko umugore n'umugabo burya batera imbere baganiriye bagahuza imitima bagasaba Imana bagasenga Imana ikaba ari ibayobora ikabaha urugendo bagomba kunyuramo kugira ngo bagere kuri cya kintu runaka bashaka gukora mu rugo rwabo rero byagiye bimbabaza nkavuga uyu mugabo tuticara tuganire uyu mugabo nereka ko mukunze numva biri kugenda binkomeretsa natekereza ukuntu yankunze natekereza ukuntu ari kugenda ahinduka bikankomeretsa nyuma rero nibwo byaje kugera kuri finali ndavuga ko ari nka finali yahamagaye mama we ahamagara na mama ahamagara na mukuru we mukuru iwabo agiye kunsenda arangije amaze kubahamagara icyo gihe mama yarampamagaye telefone sinayifata kuko sinari nayibonye sinayumvise nari ndi hanze ngiye kubona mbona abantu banyituyeho atambwiye ngo turagira abashyitsi nta kintu na kimwe yambwiye mbona arambaye arasohotse arambwira ngo araje ngira ngo agiye ku muhanda ngiye kubona mbona aje anzaniye abantu mu rugo nibaza ukuntu mabuko yavuye igitarama ntampamagare ngo ambwira ari umuntu nabwiraga amafuti yose y'umuhungu we ari umuntu wangiraga inama muribuka ko mu gice cya mbere nababwiye ukuntu nagiye kubana n'umuhungu atabishaka nge narahageze nkajya mweraho imbuto nkamwereka ko uko biri kose uko yantekerezaga atari ko ndi noneho ngerageza kumwiyegereza cyane nubwo aho yarari bitari binyoroheye ko buri munsi cyangwa se mbonana nawe kenshi ariko nge narageragezaga nkamugurira amakarite yo guhamagara nkamwoherereza 2 nkamubwira ntugura isukari urumva abantu bo mu cyaro
njye nari ndi gushaka urukundo ku mubyeyi, ariko byose navomeraga mu kiva, kuko ntabwo yigeze ankunda, we yankundiraga ubwo bufasha muha. Ntanatekereze ko wenda njyewe inzara iba yanyishe ariko nkamwitangira, kuko muri ibyo bihe ndibuka ko nigeze nateka inyama. Mana we, sinzi impamvu aka kantu nkavuze. Nigeze nateka inyama, ndazikunda nigeze naziteka iwacu mu rugo, turi Abanyacyangugu. Noneho na mama rwose na papa atarapfa, inyama ntitwamaraga iminsi 3 tutarazirya. Nshatse n'umugabo rero, urumva numvaga ko ngiye kwisanzura, naba nazitetse nkahindura burisho, donc nkazikunda. Nyuma rero aza kumbwira ngo amafaranga aba yansigiye ngo mana yapfushije ubusa, asanze natetse inyama. Arambwira ngo izi nyama uhora uteka ngo aya mafaranga uba yapfushije ubusa. Ntekereza ukuntu we muri restaurant saa sita adashobora kujyayo ngo ntayirye, yayishyiraho atayishyiraho biba bimureba. Ntekereza ukuntu nge nzajya mara iminsi 2 iminsi 3 ntarya inyama, birancanga. Buriya hari akantu kaza kugira ngo kagukangure. Nageze ubwo mpamagara mu rugo, nkafata umwana saa 2 bakamara kunzanira amata, nkafata umwana nkamwambika ibintu byose, ahantu twabaga hari security, nkazamuka nkajya mu rugo, simbwire mama akababaro mfite. Nkababwira ntariko ntimuri buteke inyama nzi, kugira ngo numve ko mu rugo bateka inyama nkazirya kubera kuzikumbura. Ndangije nkajya mu rugo bakaziteka, cyangwa se akaba ari nanjye uziteka kuko hari mu rugo, nkazirya nkataha numva nzihaze. Ariko ndavuga ese amaherezo yanjye azaba yaye, nzajya mpora mu rugo kubera inyama? Mfata umwanzuro wo kuvuga ngo byabi biransigira, kuko nari maze kubona ko afite ibintu byinshi ankinga. Naje kugeza ubwo bya 2 ansigira, mfatamo 500. Icyo gihe ndibuka ko irobo y'inyama bayitangaga Kimisagara. Nkagenda nkagura irobo y'inyama mu gitondo, nkaza nkayiteka nkayirya nkarangiza, kugira ngo ataza kumva hari n'umuhumuro muri iyo nzu. Nkayirya nkarangiza, ubwo urumva narazaga mu gitondo nkahita nyiteka, nkaba ndiye ubugari saa 6 nkongera nkayiryaho, na nimugoroba mbyutse nka saa 10 saa 11 nkongera nkayiryaho, ubwo nkateka ibindi. Noneho mba muri bwa buzima bwo gukomeza ntetse. Uyu munsi natetse amashu, ejo natetse ibishyimbo, ubunyobwa, ibintu nk'ibyo, ariko nta bintu byo kuvuga inyama. Noneho ndangije, nyuma haciyeho igihe nk'ukwezi nk'amezi 2, nibwo yahamagaye nyina na mama na mukuru we, abazana mu rugo. Ndangije mbona n'ababyeyi bakuru baguye mu rugo, ntiyabimbwiye ngo tubitegure. Numva ndababaye, numva ngize umutima uhagaze, ariko mu mutima wanjye nasenzemo ahantu nari mpagaze ku muryango, ndasenga ndavuga ntuwite ibintu bigiye kuba hano, iki gikombe ukindenze. Kuko numvaga ari ibintu ntazi byari byo, kugira umuntu ahamagara abantu ntakubwire. Baraje ababyeyi binjira muri salo, baricara, umuhungu ajya harandega, avuga ukuntu umufuhira, avuga ukuntu mutesha agaciro, avuga ukuntu ngo mba nshaka kwinjira mu buzima bwe kandi ari umugabo abazi ibyo ari gukora mu rugo rwe. Ndangije numva ndababaye, ndavuga nti ibi bintu igihe nahereye musaba ko twakwicara tukaganira ntiyigeze ampa umwanya. None ubwo afashe umwanzuro wo guhamagara abantu bo hanze ngo baze mu rugo rwacu, twebwe ubwacu tuticaye ngo ambaze ngo amafaranga yanjye nabuze yagiye hehe, ko nagendaga nyatahanye, amafaranga yanjye yagiye. Iyo kiza kubimbaza nari kumusobanurira, nkamubwiza ukuri, nkamubwira nti nukuri nakwatse amafaranga yo kujya nkugurira imyenda urayanyima. Ngeze ubwo mfata umwanzuro ndavuga nti kubera ko nta mwanya ubona, amafaranga rwose nagiye nyafata, ndagenda aya mapantaro uri kwambara niho nagiye nyagura.
nari kumubwiza ukuri kuko numvaga muri njye ntashaka gusenya, nshaka kubaka umugabo wanjye agasa neza nk'umuntu ufite akazi ukorera amafaranga. Mbona ababyeyi banyituyeho, ndicara ndatuza, biyicara mu ntebe iriya y'abantu batatu, nawe yicara mu yindi y'abantu babiri, nanjye nicara muri iyi mu y'umuntu umwe. Andega ibintu byinshi, icyo gihe avuze ibintu byinshi. Ntekereje ukuntu nacecetse simbwire mama, ntekereje ukuntu nabwiraga nyina wenyine, mpita mbona ko nyina kubera ko n'ubundi nari narahagiye atabishaka, mpita mbona ko nyina babigambanye we n'umuhungu we, bati uhamagare nyina aze umwirukane ujye kumurerera iwabo nk'uko nakubwiye ngo uwo mugore ntuzamutunge. Ako kanya diregite nkibona nyina, nahise ibyo bintu mbyisetingamo, ndavuga ntibyanga bikunda niko kagambane kabayeho. Ariko ishuri iyo ritararangira nta kintu gishobora gukoreka ngo bicemo hagati. Yarandeze, yamaze kundega, ninjira mu cyumba ndamubwira nti umaze kundega, urumva ibintu byose ubivuze, ni noneho ntimuri ababyeyi kandi mwarubatse ingo, ninjye ndagira ngo mbabwire ko iyi saha igihe maranye n'uyu mugabo ntago ntarinjiza umufuka w'amakara muri uru rugo w'ibihumbi 5-6. Icyo gihe niko amakara yaguraga. Nta sukari y'ibiro 5 ndabona muri uru rugo, nta gice cy'umufuka w'umuceri byibuza nari nabona muri uru rugo. Ni wenda umufuka umuntu awugura kubera ko afite umuryango mwinshi, ninjye nawe muri iyi nzu. Byibuze ibyo tunabireke, nta nubwo nari nabona avuze ati reka mfate ibiro 5 by'umuceri cyangwa 5 by'isukari, ifu y'igikoma kuko ndonsa mfite uruhinja, ibihumbi 2 ansigira bya buri munsi. Mutekereze nk'ababyeyi muri uyu mujyi wa Kigali, ugura isabuni, ukagura igitunguru, ukagura amavuta y'ijana. Icyo gihe naguraga amavuta y'ijana, nkajya kugura amavuta y'ijana nkayateka kabiri. Ibyo bintu byarambabazaga. Iyo navugaga ngo napyeza amafaranga cyangwa se nabonye udufaranga ku ruhande, nibwo naguraga nk'agace k'akaritiro kari aka 700, nkakagura ubwo nkaba ndi umukire, akaba ari bwo ngifirite kandi akorera amafaranga ayatahana, ariko nkaba nakwifuza kurya ifiriti nkayibura kandi nitwa ngo ndi mu rugo. Ako kantu karankomerekeje, kwifuza ikintu ukakifuza ufite umugabo ufite amafaranga. Narabyakiriye, ndangije mbwira bene wabo, ninjira mu cyumba, manura ya mapantaro yose uko yageraga kuri 7, nzana za sandari, nzana n'udutufu tundi nari naramuguriye, nzana n'amasentire, nari maze kumugura nka sentire nk'ebyiri, ndabizana utuntu twose nari naragiye mugurira muri ya mafaranga. Ndatuzana ntushyira ku meza. Ndangije mbwira mukuru we, ndamubwira nti wowe uza agaciro k'amapantaro y'abagabo kuko ubi Kigali ujya unajya kuzigurira. Mbarira izi pantaro uzimpera agaciro k'amafaranga, ni kuko wowe urabizi amafaranga amapantaro agura. Ndababwira nti nge rwose nta kibazo mfite kuko umugabo we yaramaze kuvuga ibyavuze ko rwo abwira mama aho yari yicaye ati nge ndamurambiwe, umujyana uyu mukobwa wawe, ati umwana nzamufashiriza mu rugo, ariko nge sinshaka kubana n'umuntu nserereza. Nyimara kumva ibyo bintu numva gahinda kantashya umutima, amarira aramanuka. Ibyo kuzana amapantaro n'ibiki byose nari ndimo ndarira. Ndangije mukuru we ndamubwira nti ni wowe uzi ubuzima bw'i Kigali, urebe kuba mfite uruhinja nkaba mpaha ikintu cyose detaye, nta kintu cy'inyunganizi kiri muri iyi nzu, ni akabati ngakariya mujyemo nimusanga byibuza hari n'inusu y'isukari irimo, ndaba musebeje. Barangije ubwo ndamubwira nti iyi myenda ntibindi byo ntago mbiha agaciro, reka tunabyihorere. Nariko amapantaro n'izi sandari z'ibihumbi 15
nti aya mafaranga nti rwose ndemera kugenda, nti nzanayagusubiza, ntariko nubwo unyirukanye gutya nta wundi mugore muzashobokana. Ni kuko ikigare wagendeyemo naragiye mbikubwira kenshi ukambwira ko ndi umugore mubi ndi kwinjira mu buzima bwawe. Iki kigare ugiyemo nukuri kiragushuka, kizakuroha ahantu habi utazabasha kwikura. Kuko najyaga muganiriza nabona atabishaka, nkamubwira nti ngewe mba nkugira inama nkuko mama wawe yava mu cyaro akazi Kigali kukugira inama. Ni kuko mba ndeba nkareba icyo buri kujyamo nkabona ni kibi. Ni kandi ngewe i Kigali ndabizi abagore bari hano hanze uyu munsi yagusekera kubera ko yakubonanye 5,000, yamara kubigukuraho na telefone yawe akayiboroka. Ninge ndabikubwira nk'umuntu bizi, nti nuhura n'ibibazo ukarwara ninge uzahangayika, nge uri gutesha agaciro, ninge uzaba ndi kukwirukankaho. Noneho izo nama zose namugiraga we yumvaga ko ndi kumwinjira mu buzima, ndi kumutongera ibintu bibi, ndi kumubwira nabi. Ariko mu by'ukuri sinamubwiraga nabi kuko mwanzi, nabonaga ibyo ari kujyamo. Kuko urumva umuntu wakoreraga amafaranga yirirwa abona bamusekera akumva bagendana, yumvaga we nyine ari mwisi. None n'aba bantu yagendanaga nabo bakarushaho kumusunika, bari bameze nk'abamusunika. Ndangije rero ndamubwira ni nukuri ntinge nta kibazo, ntariko amafaranga ye natwaye ndayemera, ntariko nta gitenge nigeze nguramo, nta nakamambiri z'igihumbi nigeze nguramo. Amafaranga yawe nahana yashyize. Nti rwose nawe ubwe navuge nimba hari igitenge aheruka kungurira cyangwa hari undi mwenda yabonye muri iyi nzu mushyashya naba naraguze akabatawuzi. Nicyo gihe ndaba nsinzwe, ndaba naribye umugabo amafaranga nkajya kwinezeza cyangwa nkajya kugura imyenda. Ntariko ninjye amafaranga yose namwibye pe, ndanayemera nimba ari n'icyaha nakoze ndakimusabira imbabazi. Ariko amafaranga ye dorabona yashyize. Icyo gihe yagize ikibazo yahise ajya mu cyumba araryama. Mama aramuhamagara yanga kuza, baramubwira ngo ngwino dusezerere. Yanga kuza, urumva mama ntiyari kujya mu cyumba cy'umukwe, mama we niwe wagiyeyo. Yanga kuza neza ninjye wabaherekeje. Mama arambwira ati nyine hangane niko zuba kwa burayumvaga ko amafuta araye, atari ko burashobora kuba agiye kwisubiraho akikosora, kuko nimba ataraguhaye umwanya amenye ko ashobora guha umugore umwanya bakaganira ku kibazo runaka cyabonetse. Ati nimba navuga ko ari ubwana, nimba navuga ko ari amafaranga ari kumushuka simbizi. Ababyeyi barataha. Batashye nagarutse mu rugo, ngeze mu rugo nsanga yarize, arambwira ngo kuki musebeje. Ndamubwira nti nawe warunsebeje, nti kuko waruje kunsendera imbere ya mabukwe na mama. Nti rero nanjye nagombaga gushyira ukuri ahagaragara, byarangiza nkagenda ndumwere kugira ngo ejo utazagenda ubwira iwanyu ko nari umujura. Nti nicyo nabyangiraga. Ubwo yamaze yari umuntu uzi guca bugufi cyane, ariko ntabe yakura ijambo mbabarira mu kanwa ke. Yamaze nk'iminsi 3 yahise ahamagara ku kazi ngo ndarwaye. Yamaze nk'iminsi 3 atajya mu kazi, yirirwaho akirirwa afasha umwana rwose, akamfasha utuntu twose, akajya guhaha akaza. Ni umuntu rwose uzi no yaguhaye keya yakwitayeho, zakwica ugapfa bakaguhamba, kuko ari wa muntu uzi guca bugufi. Yamaze nk'iminsi 3 ntumbaza ahantu amafaranga yakuraga, akajya kuri banki mu gitondo nkabona azanya amafi, nkabona azanya inyama za zindi ntaryaga. Mu minsi 3 naraziriye ndazihaga. Yarazizanye, yaragiye azana ibiro 3. Uwo munsi bukeye iwabo bavuye mu rugo, azana ibiro 3, ahamagara abahungu b'inshuti ze basenganaga, ndazikaranga neza rwose, mbasongera n'ubugari, nteka n'umuceri ku ruhande. Turarya izindi zirasigara, buracya turongera turazirya. Bukeye bwaho ajya kugura amafi kuko azi ko nayo nyakunda. Arambwira ati rwose ntibizongera. Yamaze nk'amezi 2 ari umuntu muzima, mbona ko ibyo akora aba bishaka. Ndangije ndatuza ndavuga ni buri umugabo yasubiye ku murongo. 2 na 3 rero aza babagabo
baza kumushakira umukobwa. Bamushakira umukobwa, barabyuzuza, ashaka inzu hafi y'aho baparika imodoka zabo, barabinoza, umugambi barawunoza. Njya kwisengera mu izindiro, Imana impa amakuru, irambwira ngo n'iri joro nguhaye ikimenyetso. Araza ashaka ikintu cyo kugutera kiburi. Ibintu byose byitwa ibyuma, burya reka mbabwize ukuri, Yesu arakora. Naramubonye ndindira muri ibyo byose, akampa ibimenyetso. Burya umuntu utazi ukuntu Imana ivuga, ni ukuri, niyo mpamvu imbabazi zayo ngo zihoraho iteka ryose. Ivubira ababi n'abeza imbabazi zayo, kuko yaturemye mu ishusho yayo. Nubwo byari bimeze bityo, nubwo nari ndi muri ubwo buzima, ariko Yesu yaransuraga. Ni ukuri yaransuraga. Umuririmbyi niwe wavuze ngo Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Uyu muririmbyi ajya amfasha. Urukundo rwanjye ntirwamufata, ariko urwe rwaramfashe ndafatika. Icyo gihe yaraje ashaka, nari mfite akabuwate nshiramo ibiyiko n'ibyuma, amakuta, ibintu nk'ibyo mu kabati. Yari atashye nka 2:00 saa 3, ndamufungurira ntiyansuhuza, ndamusuhuza ntiyanyikiriza, ariko navuye gusenga namenya amakuru. Areba mu kabati, ndamubwira se sheri, ni icyo uri gushaka ko nge nirirwa muri iyi nzu ibintu byose mba nzi ahantu biri? Yarahindukiye andeba nabi. Buri gihe nkuru iyo sura nsanga atari ku bwanjye, ariko mbabazi z'Imana. Yarahindukiye andeba nabi, mbona umutsi uvuye hano urakase ugeze aha. Ndavuga nti iki ni cya kimenyetso, kuko numvaga ko Imana yabimpishuriye. Nuzuye ibyishimo by'amarira. Ndavuga nti kumbi ibintu byose bizatubaho imbere yacu mu myaka dusigaje kubaho kuri iyi si, ubu bizi. Imana ibizi. Aragishaka arakibura, mubajije ntiyansubiza, arikubita ahita ajya mu buriri, ntiyakaraba, ntiyakuye. Mbese ikintu yakoze ni ugukuramo inkweto, ajya mu buriri. Kurya urumva byarananiye, sinari kurya umugabo aryamye ntazi ikintu cyamurakaje, ariko kuko amakuru nari nyafite nabonaga ko ari abazimu. Ndangije nanjye njya mu buriri ndaryama mu gikoma gusa kubera ko nonsaga. Ngeze mu buriri musaba imbabazi, ndapfukama ndamubwira ni iki cyabaye, ko wavuye hano mu gitondo tuvugana neza, ni iki cyabaye? Burya mu buzima tubanamo n'abantu mu nzu, umuntu mu gitondo abyuka ari muzima, ariko yagaruka akagaruka ari uwundi. Yajya ku muhanda 2:05, 2:15 akagaruka yabaye inyamanzwa. Ariko Imana niyo igitumenya, niyo igiduha kwihangana. Bwarakeye mu gitondo afata amazi ajya muri dushe, arangije ajya mu kazi. Ndangije numva gutuza biranze, ariko nubwo mama yari yamenye ibibazo mbana nabyo, ntago nongeye ngo ngende njye mubwira. Narakomeje ndaceceka, urugamba ruburwanjye. Aho hantu rero twaje kuhava, ubwo uwo mukobwa baje kumushakira, barabipanga, nabyo Imana yari yabimbwiye. Ndangije araza arambwira ati rero, ati ngiye kujya nishyuriye inzu, nkoherereze n'amafaranga yo kurya, kuko 2,000 nkoresha bya moto ni byinshi, niyo nzajya nishyuramo inzu 2. Ubwo urumva 2,000 mu kwezi ni 60. Inzu twabagamo yayishyuraga 30. Ati niyo nabonye nzajya nyishyura 20,000, n'ubundi ngiye nkohereza amafaranga yo kurya, kuko amakuru nari nyafite. Ndamubwira nti ntukuri, reka nkubwize. Naramuhakaniye, ndamubwira nti ntago bishoboka,
ntabwo bishoboka ko ushobora kujya gukodesha indi nzu ni n'ubundi n'ubukode turimo, tugomba kwimukana tukajya hafi y'akazi nta kibazo. Abona ko intego ze yihaye zitagezweho. Naramuhakaniye icyo gihe aho twabaga niho twari tukiba. Ubwo rero ntabwo uwo munsi aribwo twahise dutandukaniraho. Hakomejeho n'ibindi byinshi nzavuga mu gice cya gatatu. Ubuhamya buracyari burebure, urugendo rw'umusaraba ruracyari rurerure, ariko dufite gutabarwa, dufite umurengezi, dufite umutabazi. Ni ukuri iyo umwiyambaje aragutabara. Cyane ko muri ibi bihe turimo dukwiriye kuba maso, abamama, abakobwa, tukaba maso, ingo tugiye kujyamo cyangwa turimo tukazibera amaso. Nubwo waba uri kugeragezwa ariko ugaca bugufi ukabwira Imana. Buriya amasengesho warize uririra Imana, uririra umugabo wawe, Imana irayumva. Ni ukuri irayumva. Nubwo narindi muri izo ntambara n'uwo mudamu twari duturanye, ni ukuri nyuma Imana yaje kumbwira ko amasengesho nasengaga yayumvaga. Numva biranshimishije. Ubwo rero tuzagaruka mu gice cya gatatu mbabwiramo ukuntu yankubise mama ari muri koma yabibonye yaje kudusura CHK, arankubita ndamubwira nti n'ubundi nyica kuko naho mama agiye wahabonye. Mpamagara uwo mudamu bari basambanye uwo munsi nabimenye, ndamubwira nti n'ubundi mu gitondo uzana ivarisi uzurusigaremo njyewe njye kwita ku mubyeyi wanjye, nti n'ubundi warusigayemo ataranapfa, nti kuko nafashe telefone ye nyishyiramo memory card ntiyabimenya, noneho nsetingamo voice zose avuganye n'abantu, kuko yajyaga abwira bene wabo ngo naramunaniye, ngo ndamubabaza, ngo mutesha umutwe. Ndangije mbona nta bindi bimenyetso ngewe nzireguza. Burya Imana igiduha ubwenge, igiduha ubwenge ku kantu gato udashobora gutekereza. Iyo memory card nayimushiriyemo. Ndangije uwo munsi navuye aho mama arembye, nibwo nafashe izo voice z'umukobwa yayoboye kuva ku muhanda kugera mu nzu mwimbere, maze kugenda n'uwo mudamu wari ukuze wabaye intandaro yo gusenya urugo rwanjye. Ibintu bavuganye byose nari mbifite. Mfata moto njya kubyumvisha bakuru be baravuga ati nkaho yagufashije mu mubabaro ni uri gukora ibi ngibi. Ndababwira ni ukuri ntabwo ari ibimaze iminsi, ni ibyabaye ejo. Bakuru be barumirwa. Ubwo rero nzababwira uburyo ki naje gusohoka muri urwo rugo, narusohotsemo ambwiye ngo none igihe kirageze ko nkwica cyangwa ngewe nkapfa. Ndavuga nti rero kugira ngo unyice cyangwa ngewe mfite abana babiri bakenewe kurerwa, mama ari muri koma, nari ndi mu buzima bubi. 2016 yambereye amateka sinigeze nyibonamo ibyishimo. Nibwo urugo rwanjye rwasenyutse, nararugiyemo 2014 mu mpera z'umwaka, rwasenyutse mu kwa gatanu. Urumva ko n'umwaka n'igice. Ubwo rero nzababwira uburyo ki naruvuyemo, uburyo ki nagiye mu buzima bugoranye, mva ku biro 84 ngera ku biro 48 ntarwaye, nta n'umutwe mfite usibye ibibazo by'urugo. Nzababwira utuntu twinshi ukuntu Imana yagiye inyitaho ikangaburira nta ruwo kugaburirwa. Muri izo nzira zose nari ndimo sinigeze njya mu busambanyi. N'uwabitekerezaga kubera ibikomere nari mfite nabonaga ko abagabo bose ari bamwe, nkumva ko nshobora kuryamana nawe n'ubundi nawe akanyica. Icyo kintu kimba mu mutwe. Burya ikintu utahaye urwaho ntabwo kijya kikunesha, uneshwa n'ikintu ari uko wagihaye umwanya. Ubwo rero igice cya gatatu nibyo mbararikiyemo, nzababwiraho ubuhamya bwanjye. Imana ibampera umugisha kandi mukomeze n'ukuri mukunde kuba imbere y'Imana, nubwo byatinda, nubwo ibyayo bigenze uko ibishaka, ariko bigeze aho bigasohora. Imana ikomeze kutugirira neza. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze cyane abari badukurikiye. Ubuhamya buzakomeza kandi mushiki wacu Imana igumugisha muri inzira y'umusaraba wabayemo igoranye no gukomera ku mutima. Ubuhamya buri kugenda bugera ahantu heza.
kandi kamubwire nta jambo Imana ivuga ngo rere biriya bintu byose nubwo byakubayeho bizarangira Imana ihinduye amateka yawe kandi naho ibaye kugejeje turayishimiye. Amen. Reka dusenge dushima Imana ko yabanye natwe tubararika kurikirana uhamya mushiki wacu igice cya 3. Mana tugushima imbaraga zawe, tugushima imirimo ikomeye, tugushima ibyo ukorera abantu bawe, tugushima ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihe. Fasha buri muntu wese ufite urugo rukomeye n'ibibazo n'intambara, fasha umuntu wese ufite intambara zikomeye, fasha umuntu wese ahuye n'ibikomere, fasha umuntu ahuye n'ibikomere byo gusenya, ufasha umubyeyi, ufasha umugabo, ufasha umukobwa, fasha umuntu ahuye n'umurongo uyu nguyu, umukomeze kandi yumve ko hirya y'umurongo hari ibyiringiro, hari ubutabazi, hari ubuzima. Kandi buri muntu wese uko uruhamya umwubaka, umuvura ibikomere, amateka ahinduke muri byose Uwiteka. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha.